Ni karibu mushadara. Warumeze utese. Cana twe turaba. Kaje naje gusura. Uje kunde urambura. Uko nasanga kare. Sinaka cyana family. Shaura mukobwa rero umugabanya yagize cyo bahura mu nzira. Afite ibibazo ntaho kuba afite mu nzira rero mpamvu rero twaramuze ngo tumwiherere nta kibazo. Bose musanzwe mugira impano ntabwo bari kubibona afite ibibazo n'ibyo ngo mumusige mu nzira. Cyane nka papa wanyu we rwose mumusige mu nyinshi. Ariko umuntu agomba kujya neza kwigendera rero ndetse kutazi ngejo wawe zabimeze bite. Katakoma sare. Cha rero kwa muntu. Nawe nibaza muri iyi minsi ndetse kumutima guhaha kurira urana bambuzi baramwambura baramukubita ubutwaraguje ariko barajyana. Nese bamutumye guhaha. Tuye guhaha ku muhanda baramwambura baranamukubita ariko naha kuyobeye no kumanywa yego ko kumanywa nyine yego kumanywa cyane se birakomeye hese umuntu ikigeye akabaye araryamye turi nyine turamurwaje biraho nahuye n'ibibazo byinshi wageze amahirwe ubona akakobwa akagufasha rero ndumva nta bibazo ufite byinshi usibye ibyo byiganze ashase shabu Lydia si twamubuze yego nyagasani Lydia mwamubuze ryari imba Lydia yaragiye ahonze umukobwa ko twamuzanye ko Lydia nawe yakundaga abandi bana bakina yego baba ubu ntabwo bizi ngubu wabona uyu munsi nduraye ejo ntazararamo umugabo bimeze nabi ndayambwiye ngo umwana we ngo naramurigishije kandi mu by'ukuri nta nubwo nzi aho yagiye nanjye se n'ubwira waba warumvishe se Lydia baravuga ati simushaka ababizi abantu b'abakobwa batumvikana bose meze bite kado uvuye mabujarana nyine kwihuta uri kwihuta nubwo nayisubona na papa siko nshaka tuganira nanjye rero nzi ko tuganira uhagaze hano uretse mabuja se mabuja nanjye nsigaye turi bamwe uretse tuganira ariko mbona ari ibintu mpisha nawe nta kintu nagurisha byose kuki utambwiza ukuri ngo nekere biriya bintu by'urugo mu rugo hariya kumba nahirirwa nibura ngo nekere ngo tumenye uko bimeze oya mbabireba byose ubona se rutese n'imbere ko mvuye no guhaha muvuye guhaha ndabibona none se mabuja ari mu rugo musize urugo wamusize uri kugana mu rugo none se ubwo nshaka ko tuganira hari umuntu ujya ubona uza mu rugo hariya mu rugo iwanjye nta mutipe muremure wambara umupira w'umukara ukunda kuza hariya mu rugo hari nta n'ikindi kigabo se ujya uhabona nibura kinjira mu rugo akaduka hari ikintu hari ibintu ujya umpisha nyamara wowe hari ibintu umpisha cyangwa wajya umbwiza ukuri urambwije ukuri ariko nta kintu ngurisha mbose ese wowe urebye nka buriya mabuja ubona bimeze bite nta kibazo mabuja w'umubonye abona aho uravugira kuri fone ukuntu agenda agaruka yinyuranyuramo akunda kuvugira kuri fone byataka ibintu by'abantu ntabwo njya mbona umuntu winjira hari amakimbirane baba bafite ukabona nyine hari umuntu ashaka kujya ariko ujya wumva none se Lydia yagera nta kintu yatubwiye yagerageje no kubaza Kevin birangira ambwira ati nta kintu biziho nuko ubwo ngubwo nyine ese n'umukobwa wawe yitwa Kevin naje musanga sinamenye uko yitwa nyine nawe nzaza mbaza n'undi wanjye shaura umukobwa yitwa Kevin yitwa Kevin ndetse ni keza rwose sha ntacyo atwaye nuko nyibwira bya Lydia rero umukobwa wacu Lydia twaramubuze burundu se ubu nawe warituramiye ntiwashaka rero ngo waramubuze niyo mpamvu yenda kuza guhitana oya kubera ko ari inkumi ntabwo nakurirwa nigora cyane ngo yagiye gusura abavandimwe bagenzi warahamagaye ntabwo ndahamagara ariko njye mfite icyizere cy'uko umwana wanjye ariho none ko wumva agiye kuzakuniga papa wayo urumva nta bwoba ufite aniga gute se nzamuvuga mfashe neza n'ubwo nabigizemo uruhare mu kubura kwe sha ntawamenya ese ko nta myaka y'ubukure yari yakagize ntawamenya agasore b'iki gihe bamutwitse ndarihisha nyine ibyo byose umuntu agomba kubitekereza cyokora ukagenda gake nyine ntibihite uvuga wemeza ikintu utabonye
ibyo byose nyine hariho nyine kugenda umuntu ahamagara telefone ye niramuka iciyemo nibwo nzamenya. Mama Rita ahantu tekereza yaba ari ni hehe ngo nzaguherekeze tujye gushaka umwana wacu? Ntekereza ko agiye gusaba abanyeshuri biganaga biyo ngiyo mu mujyi. Ubwo uri kubitekereza ukumva ariho yagiye? Niho yagiye yewe ngiye marumva mfite icyizere. Cyangwa se akaba yaragiye no kwa ba nyirasenge. Wasanga waramubwiye nabi nawe akigendera. Ntabyo kumubwira none se ntabwo namubwiye nabi. Naba nabwira Kevin ntabyaye naba ntamubwira nabi. Ufite se nimero z'abo bana ngo tubahamagare? Nta nimero zabo mfite cyeka Kevin ninza kumubaza. Nawe ni woroshye. Umwana akabura ukica mu gatuza ukajya uvuga ngo arahanaha. Ibyaro byose ngiye mfite icyizere cy'uko umwana wanjye ahari. Ari he? cyangwa yinjira utabibona uri mu gikari uri mu byo hose ukontorora. Ubu se umuntu wakinguye ku gipangu uba wamubonye? Abantu nta ntukambeshye uri ndeba hose se nk'Imana ku buryo uburebye mu gikari ukabona n'ibyo kwiremba. Ako kantu niko ariko hose njya amagi maze ngo ukareba hose n'inyuma y'inzu. Unekera rero buriya ndashaka kujya unekera hariya mu rugo wewe tuzakorana neza nyamara n'umushahara wawe numbwiza ukuri tuzakorana neza. Ubizi umushahara tumaranye igihe kinini none se Honorine wameze atari mu rugo harimo ko ntubabwire ko mbonye ariko ntabwo ntabwo mbibabwira ntubabwire ko mbonye buriya naje gusanga buriya burara udukufuti nyoko buja burabangirana nawe ni nayo mpamvu mba nashaka kwirwa mu rugo niyo ntabonye akazi njya kwinywera agacupa ku kabari. Ubu nimvuye mu kazi nganye no kunywa agacupa n'imbere ariko nyine ujya unekera amakuru yo mu rugo nicyo nshaka. Angereka n'ubuto no mu rugo ariko amafaranga agomba kugira kiyongera ureba igihe mbamaze ajya nangahe imyaka myinshi nangahe 20 ariko hakagiyeho 20. uwo murako se ufite ikihe kibazo? Umva ufite ikihe kibazo ugomba kubivugana na nyokobuja akazagira ukundi kuntu abigenza ariko witwaye neza ubwo urumva nanjye turi buze kubiganiraho ariko nta turi buze kubiganiraho ariko nawe ujye witwara neza si byose sawa sawa. Ndashaka kuzakugurira telefone ajya nguhamagara yego ajya nanakubwira amakuru yose niye nicyo kintu nshaka. Sawa sawa rero sawa turi kumwe ubwo turavugana uvuye nta kibazo rwose. Mama biracyagoranye nyine urumva umuntu mba nshaka gutwara ibintu gake gake ntabwo mba nshaka gutwara ibintu mu kaduvayi cyangwa se mu matiku mba ngira ngo ngiye mbitware gake gake. Ubwo bya bintu twese tuvuze ko ugomba kugura kamera nta turibwira. Oya kamera se kamera zo narazesitaye ariko mama buriya naje gusanga nanone kujyaho ukakwica kumva ko wowe uri mu mukuri cyane nta gihanga ufite nanone kirenze nubwo mfite igihanga kirafotorega irafoto ntarabafata bombi bari kumwe amurumva biracyagoranye. Ni rero nuko ni ibintu ngomba gupanga nkavuga ni ngiye nkamwifatira bezave gutya nkamufata kataguhereje gatuza amereza iki mama ukazana wanjye nahira katari mu kazi kwaje ufite umujinya warakaye nkambona watuje none usa n'uwabyibona. Aya mama n'ubu byarancanze wumve ngo sigaye numva ntazi ubu ngubu nandi ni kwanga no kwiyogoshesha ubwanwa kubera ibibazo mfite nyamara ndabona yakuhamije mama ariko nawe hari ikintu uri kumpisha ibi iki se yampamije ntabwo bizi njye ndi kubibona nk'umuntu mukuru. Ubwo none ngo wavuye mu rugo uri kura none ngo nta kibazo ufite? Kumva nta kibazo mfite usibye ikibazo kimwe ibibazo byo biri mu rugo rwanjye sari ibindi. Imana turahora ahubwo nari kuza no kukureba ngo baza uko bimeze. Ndabona Kanyamuneza kaje nta bibazo bifite. Kanyamuneza na Imana iragerageza ikaduhisha. Imana iragerageza ikaduhisha ariko nyine biracyakomeye nyine ndacyamugerageza n'umugore w'ubiyo wanjye. Cyambere burarega umuntu yanga gusenya agendera no ku mwana akavuga ati se ndasenye umwana wanjye bigende bite. Umwanzuro akamwifuriza gusenya.
niko se mama kiri bimeze bite kubera iki sari buke ako nta na morale ufite disi ndafite buke nyine umwana naramubuze nyine shabyo umwana nyine waramubuze nanjye mfite uwo nabuze ibyo ari byose nawe ntabwo twakwiheba nyine burundu ni ugusenga cyane ubundi Imana ikagira icyo ikora ikatugarurira abana nta makuru uheruka nta mperuka yaragiye nyine ndakomeza ndashakisha nuko ndategereza ko ari umuntu wampa amakuru ndaheba wagenda urabyihorera ndacyashakisha ku mana rero ushaka no gusenga cyane mperutse kumva amakuru atari meza hari abantu naciyeho bari kuvuga ko asigaye yambura ntabwo nabashije kubabaza neza ngo mbabaze aho bamubonye ariko ntabwo afite amakuru ntabwo ari meza cyane kuko numvise abantu bavuga ko yambura asigaye yambura ese kumubeshyera ntabwo mbizi nyine nanjye ntabwo abantu nigeze mbabaza neza kuko ntabwo twari tuziranye ntabwo nari kubabaza byinshi ariko numvise bari kumuvuga ko atari byiza ibyo bintu rero ubimurikiranire sibyo umenya amakuru nzajya kubaza n'uwo muntu wumvise ubivuga yenda aho yaba arenda abona baranamufunze umwana buriya umwana gutandukana umwana ngana kure ubundi nenafashe umujinya mvuga ko ndi bumwirukana nabonaga byakomeye nenafashe umujinya bura nanzinga ako ndabigenza n'uruntu ubwonko ndareba ndavuga nese ubundi bwo kumwirukana nibyo byiza mbona kumwirukana atari byo byiza ahubwo ngomba gukora iki ngomba kumenya nkamufatana igihanga namara kumufatana igihanga akaba ari bwo wenda mujyana mu nkiko kuko n'umudamu wanjye twarasezeranye reka none ubu urimo kwiga kuzagifata gute kamera wangiriye inama se kamera narazigize ubu ngubu ndashaka ko nura umukozi wo mu rugo wa mukozi w'umuhungu kuzaza mutera akantu nkamugurira nkamushyiraho agatipu ku byahembwa kugira ngo nibura agire amakuru ampa yo mu rugo ubwo se wenyine azabivamo igihe bazaba bamutumye uzayihabwa nani kandi ari nayo mpamvu ahubwo wa mukozi w'umukobwa ageze he urumva yari mu byo mu gikoni ntamenye ibyo ku irembo wa mukozi w'umukobwa nanjye mvuye kwa wa mucuti wanjye wa mukobwa yararwaye ngo bari no mu buriri ubwo se urumva ntabwo umukobwa urwaye koko oya nanone niriwe nanga no kugira icyo mbimubwira kubera ko nimba mbwiye ngo baramwambuye ngo bararwaye mbese ni ibintu numvisha bikomeye ariko rero wowe komeza unekere nuba ari umwana w'umukobwa nta kibazo akaba ari wa mwana w'imico myiza ntaribi wowe gumye unekere ndashaka wenda barazakurikirana ibintu byo mu gikoni namara gukurikirana ibintu byo mu gikoni wa mukozi w'umuhungu mfite akajya kunuza ku gipangu akazaza amenya umuntu winjiye nawe noneho kamera natambwiza ukuri za kamera ubwo zizaza zimutamaza nzabimenya ko wanjye se basi ari kwitwara neza buke ni bya bene nyine iyo kwa kundi aba yitonze ariko acecekanye byinshi urumva ndamubaza nagira icyo mubaza akambwira ngo nta kintu abiziho atagitekereza ku nsura cyangwa se ko wabimbwiye sinzi ntacyo abiziho ariko yewe ningera mu rugo ntacyo abizi neza ko naje mu cyagiye ko naje mu rugo ntabivuze mama wishaka wimuhamagara tukamenya uko gahunda zimeze wowe uva mu byo urimo dufata igihe cyo gusengera abana bacu mbese muri rusange dufata igihe cyo gusenga reka nkubwire tuzajya gusenga mu banyamasengesho ku wa kabiri ariko natwe tugomba kwisengera bariya rega ni nk'uko nawe wasenga nyine turasenga ndasenga ndabyumva ariko rero tugomba natwe kujya kure n'abantu benshi bakadufasha gusenga bakadufasha no gushaka uwo mwana twumva atari ikibazo aho umwana wanjye ageze aho bamwita umuntu wambura mu muhanda umwambuzi nubwo ntazi uwanjye ibyo arimo ariko ni ukuri biba byarambabaje cyangwa yenda ni rwa rwango rw'abantu hari ukuntu abantu banga umuntu bakamugerekeraho ibintu ubwo ni ukumubeshyera ntawamenya bibaho nyine urwango rwo rubaho ariko burya ntabwo nese abo bantu njye ntabwo nabonye ntabazi ubwo rero urumva muri iyi minsi ni ugusenga cyane ukarushaho gushakisha tukareba ko tuzababona rero wanjye njye nishyize mu mutuzo n'aba atarashatse umugabo yaragiye kwa ba nyirasenge ntabwo nzi ko ari kwa ba nyirasenge ugiye ujya kuba ntabwo ndajyayo ariko barabizi ko namubuze niba rero aba yariho rero babimbwiye ntose washatse ko ujyayo ukajya kubaza muri iyi minsi amafaranga
Bye.